mama numvaga ko nzakugurira igitenge. Dusabe uwateguwe gutanga ubuhamya Hamisa Valentine yigira imbere atugezeho ubuhamya bwe. Ariko ibyo byose ntabwo byakunze. Kuvuga ku buhamya bwanjye n'inzira y'umusaraba yo muri 1994, ndagira ngo banze mboneze bagenzi banjye bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, mbabwira ngo mukomere. Aba bacu bapfuye bazize ko bavutse n'abandi bajyanye mu nzitizi zitandukanye, turakomeza kubazirikana, ariko mbabwira ngo mukomere. Ntabwo tuzongera gupfa, dufite Imana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yewe uhagaze hano yitwa Hamisa Valentine, ndi mwene Musafiri Eugene na Mukarutabana Veneranda. Musafiri Eugene akaba mwene Kirambere Daniel yavukanaga n'abandi basaza bitwaga Semahire na Samvura na Sezerera. Twese nk'umuryango twari dutuye kuri uyu musozi hano hakurya witwa Nyarunyinya, wari warahimbwe Jawari aha hakurya aha ngaha. Biragoye kugira ikintu navugira hano muri aya matariki. Hari imbaga nyamwinshi y'Abatutsi bababaye, inzara ari yose, amarira no kwicwa urw'agashinyaguro. Biragoye guhagarara hano aya matariki umuntu agira icyo avuga, ariko turagerageza. Data Musafiri Eugene yavukanaga bari batandatu, uwitwa Rushayigi n'umugore we n'abana 9. Abo bose barapfuye barazimye, nta n'umwe ugihari. Uwitwaga Rutazibwa Yohani n'abana be 4 n'umugore, abo barapfuye bose barazimye, yaba umugore n'abana nta n'umwe ugihari. Uwitwaga Rutayisire Deogratias n'abana be 2 n'umugore barapfuye, nta n'umwe ugihari. Na sogokuru na nyogokuru twari umuryango mugari nk'uko mwabyumvise, wari utuye hano hakurya ku musozi wa Nyarunyinya ahindi muri Jagwari nyine, ariko umuryango wacu waje kwagukira hano i Kabuye. Bamwe bari batuye hano hirya i Kabuye, abandi bari barabukiye muri Cyamukuza. Sogokuru yari yarimutse yagiye Cyamukuza ku musozi wa Ryabiyaga, wari ukikijwe n'umusozi w'Abakoyozi. Abo bose nyine uyu misozi n'ubundi yambaye ubusa barapfuye mu gihe cya Jenoside. Umuryango wakomeje kwaguka nyine wari wabukiye n'ahandi hitwa Bukaburyo, naho ni muri Cyamukuza, ni ku wundi musozi nawe uriho ubusa, wambaye ubusa kubera Jenoside yakorewe Abatutsi babishe nabi. Turakomeza kuzirikana. Muri 1994 indege ya Habyarimana ihanurwa. Nari utari umwana muto cyane, nafite imyaka 14, ariko kubera ukuntu nari umutesi, nafite igikundiro mu muryango kubyirata. Hari data na mama n'abandi bo mu muryango barankundaga, nari umwana w'umukobwa utesi, nta bintu byinshi narebaga, ariko nari umwana utesi. Icyo gihe rero ndege ihanuka, ariko muranyanganya mbanze mvuga inyuma ho gato. Muri 1959 sogokuru witwaga Samvura yavukanaga na sogokuru, yari afite umukecuru, umugore we nyogokuru nawe ubwo witwaga Domitira, bamukundaga kumwita madamu, abantu bahano baramuzi. 1959 barahizwe cyane icyo gihe, bihisha mu gishanga cyari kiri hano. Madamu kubera ko yari muremure cyane, kwihisha biramunanira, baramubona yunamye, bamukubita ubuhiri mu mugongo. Tugiye muri 1959 nyine agira ubumuga,
jenoside yegereje muri 1993 cyangwa na kabiri bakibuka neza nibwo yapfuye azize icyo gikomere cyo muri 1959 no kuvuga ko 1959 niga mu wa kane muri primaire mu wa kane nigishwaga n'umwarimu witwaga Mariya wo kwa Yakobo yari na hano yigaye. Mariya wo kwa Yakobo yari kose wacana kuza. Mariya nawe yari umugore wa sister burumestre, yaranyigishaga muri katiyene, yamagurutsaga buri munsi ankubita anyambika ubusa imbere y'abana b'abahungu, kandi uzi ko n'abakobwa twiyubaha, akankuramo imyenda akankubita akambabaza kugeza ubwo natekerezaga ishuri no kubivamo. Nkajya mbwira data nerekeza ku ishuri ndumva nshaka gusubirayo. Papa nyine akabyanga, ubundi akanterekeza. Yarakubitwaga hahandi hari undi mwarimu witwaga Tarisise, nawe yarapfuye yavuye hano, akakunda kuza akantabara. Akavuga ati si uyu mwana akunda kukuriye, nsanga umukubita umuhora iki. Turakomeza gutyo muri iyo mibabaro, muri ako gahinda ko guteshwa agaciro. Ndibuka musaza wanjye wo kwa Rushengi witwaga Ruyonza, yaratashye abaza se ati kuki turi abatutsi nta kuntu twabihindura, natwe tukaba abahutu kubera icyo undi mwabaye abatutsi. Yarakomeje igihe indege ihanurwa wari uyoboye igihugu Habyarimana. Ikibondo kimwe ku itariki 7 twabyutse tubona ababyeyi bifashe mapfubyi, mbona mama babaye, mbona papa barebana, tukababaza icyabaye. Genda nabyibuka hari haramutse nabi rwose habuditse, bararebana ariko twababaza icyabaye bakatwihorera, tukagenda turegera twumva uko bimeze ko indege yahanutse. Muri uko byari bimeze gutyo, barazamukaga bakajya kumva amakuru ku masantere. Murabizi hari amaradiyo haratarahari. Ndabyibuka ba data wacu twari benshi hano kuri musozi bariyegeranyaga bakavuga bati ibintu biraza kuba n'ikintu gikomeye, tukirunda mu nzimu. Ndibuka data wacu witwa Kazungu wakuye hano bamurashe ahakuye umusozi n'umuhungu we, baguye hano kuri uyu musozi. Kazungu yaguye hano bamurashe, yabwiraga data ati 59 ati abantu barigeregeranyaga bakihagararaho, ati kandi umugore wanjye Berasira azi kumva, yararokotse ari hano, ati ego yumva cyane, ati hamwe tujye twumva igitero nikiza twirwaneho, ntagira baza twirwaneho. Imvura yaraguye hari nijoro, imvura iragwa ari nyinshi cyane, ariko ubwo hari nabasimbutse basubira inyuma ho gato. Mbere papa yarazamutse ajya kuri santere ku Gisagara, agiye kureba umugabo witwaga Tofili Sentama, muramuzi wa hano Indora ku muhanda, niwe yaratuye inshuti ya papa, ariko we ni umuhutu. Akajya kumureba agira ngo amubaze amakuru, amubaze ibiriho, amushyira kuri moto. Bageze muri santere ku Gisagara, uwitwaga Bihehe, twari turaturanye hano hakurya muri Jaguari, amukubita inyundo, yashaka kuyimuhamya muri Nyiramuvumbi ari kuri moto, abwira Tofili ngo icyuretse ni igiki, gushyira hasi yonyine tuyice. Mu by'ukuri bari bataratangira kwica cyane hano iwacu, batangiye kwica basa nk'abatinzeho gake kubera ubuyobozi twari dufite. Sindi ku bwabo ataraza kubakangurira kwicana, wabonaga batureba nabi, barebana nabi, ariko ntabatekerezaga ko wenda bari kutwica. Niyo mpamvu ntekereza ko habayeho kuza kubibutsa no kubakangurira kwicana. Data yaragarutse rero avuye ku Gisagara arorongotana, yaciye ibihuru, aca amashyamba, aca mu ntoki, atugeraho umutima utamurimo. Avuga ati Sentama Tofili yarametse, atariko yasheshe kumubita inyundo muri Nyiramuvumbi gasimbuka. Papa ari muremure, yarayisimbutse moto, niko kutugeraho ubu nta mutima afite. Aravuga ati amazi si yayandi. Ariko ubwo tukiri aho muri iyo minsi yakurikiyeho, bakomezaga kuza kubareba ngo nibaze bajye kuri bariyeri. Bahagera bakarebwa nabi, bakumva ibintu bari kubavugira ntamenya, tukabona barabatwebye baragarutse. Byakomeje gutyo rero kugeza ubwo sindi kubwabaje, sindi kubwabo. Genda byibuka iwabo ni hano kuri uyu musozi,
kuko twe twari dutuye inyamijagwari imvura twageraga ijya kugwa tukavuga ngo dore kwasi ndi kubwaba ikirere cyaretse turanye yaratuye hano rero umuturanyi. Ubwo yaje yabonye ko abantu bafite hari ubushake buke bwo kwica niko kuza gukangurira abantu kwicana. Aravuga ngo mutangire mukore ngo mukore. Kubw'amahirwe niko navuga aribyo byago by'abatutsi hari harahungiye impunzi nyinshi z'abarundi. Abarundi nibo batangiye kwica. Ndabyibuka abambere nabonye bafite amaboko y'abantu ku rutugu ngo mwice bikize inyenzi ngo nibo banzi banyu bagenda batinyura bagenzi babo b'abahutu nyine bafite amaboko, umwe afite nk'ukuguru ku rutugu undi afite ukuboko k'umuntu. Hari n'uwo bibeshyeho ndabyibuka kubera isura ye wo hano hakurya muri Jagwari kwa Pascal, umugore we bamwibeshyeho baramuhondagura bamuhwizaho ibihiri. Hanyuma umuntu arababwira ati murihekura uyu nguyu ntabwo ari umututsi. Ni muri icyo gihe rero papa we yaratwegeranyije nk'abana. Hari amata atandukanye, ikivuguto, ishyushyu. Aratubwira ati ese bana banjye wowe gukunda ya atirashi gukunda ishyushyu wanyweye, kubera ubwoba bwari bwaradutashye. Umuntu yumvaga adashaka no kugira ikintu yarya, byari byatujemo. Amata turayanga. Uyu ni murumuna wanjye umurikira ahari naba nabisimbutse. Twari abana 7 kwa Musafiri Eugene na Mukarutabana Veneranda. Twari abana 7. Uyu ni wakurikiraga, ni nawe twasigaranye wenyine, abandi bose barapfuye. Ndaza kubagezaho impfu zabo uko zagiye zigenda. Ubwo data atwegeranya ngo tunywe amata, turi kubyanga. Yigize hirya ajya gushaka ibindi bintu byadufasha. Babona mu cyaro data yakoraga kuri paruwasi, ariko mama yari umuhinzi, yari afite abantu bajyaga badufasha guhinga. Baranahari hano nabo barahemutse, ni abagome. Abahutu ni abagome. Imana ishimwe ko ushoboje kubabwira, nubwo najyaga mbitinya nkabigiraho inshuti yari ntekereza ko bakongera bakanyica. Ni abagome. Kristina hari hano yigaye, ndabizi ko ashobora kuba yaje. Icyo gihe papa nyine yagiye gushakira ibyo turya, aragaruka. Muri uko kugaruka rero n'ubundi abizanye biratunanira. Icyo gihe hano harimo hahungira amakomine atandukanye. Abatutsi bose bavuga ku Gisagara ahantu hatandukanye. Hari abantu benshi b'uruvunganzoka benshi cyane, abana barira inka zabira. Aha kuri uyu musozi hari abantu benshi, harakoraniye abatutsi benshi cyane. Mama abwira papa ati tugikabuye abandi niho bahungiye. Ndabyibuka papa yaravuze ngo hari ahantu nigeze numva bavuga ngo 59 hari indege yicaga abantu, kandi koko njya numva amaboko avuga ko hari indege yazungurukaga yica abantu. Sinditinda n'ibyo. Ubwo papa aramubwira ati ntabwo tugikabuye. Ati kabuye ashobora kuza gukora indege. Ubwo papa yavuze. Mama aramunanira, gusa nk'abasohotse icyo gihe twaraye mu bihuru mu rutoki. Tubukeye turongera turagaruka, ariko murabyumva inzara, inyota, ntawashakaga kurya. Niyo byabaga ingayi bihaye ntawabifataga. Tugarutse haza umusaza wanjye wo kwa data wacu witwaga Bwanakweli. Araza abwira papa ati se ko ninginze papa na mama n'abavandimwe ngo tujye i Burundi akanga, mwebwe mwanyemereye tukagenda. Papa nawe aramubwira ngo ntabwo najya, ko ntabwo nasiga inka zanjye, yunga mu bya mukuru we. Nawe arabyanga. Turahangayika, twebwe tuzi Kabuye. Ndabyibuka na mama n'abana twese turaza tuza hano. Tuhageze tubona nta buzima bwumva, twabukwambuka hano hasi ni bugufi cyane.
tubona nyine ubuzima burakomeye cyane, abana bicwa n'inzara, abantu begeranya amabuye birwanaho. Byari bikomeye hano, byari bikomeye kuko hari undi mudata wacu nawe wajya kugerageza hariya muri Jagwari hari igitero gikomeye cyari kiyobowe n'uwitwa Yohani Twagira bahimbaga Bihehe, akaba yaravukanaga n'undi witwaga Rutwitsi Singirankabo Jerome. Bari bayoboye igitero gikomeye ku buryo bajyaga baza hano. Uwo data wacu witwa Kanamugire yari yihishanye na Kabarisa, ari hano musaza wanjye Kabarisa uriya, nuko bari mu nzu ariko bagerageza kwirwanaho. Amakuru atubwira ko Kanamugire uwo data wacu yari afite umuheto n'imyambi ngo abasaza bari baramwigishije kurasa hano, akajya hashyira igitero cyo muri Jagwari, arabahashya. Ariko noneho icyo gihe twebwe dusubiye mu rugo, papa dusanga yikingiranye aradukingurira. Kubitondekanya biragoye. Nsubire kuri Kanamugire kugira ngo muvireho rimwe. Kanamugire yabarwanyije na Kabarisa, baragerageza uko bari bashoboye, ariko ubushobozi n'imbaraga zabo zigera aho zirangirira. Kanamugire rero umugabo muremure cyane w'umusore n'ubusanzwe na mbere bose baramutinyaga. Hanyuma bumvise ko byamurangiranye nta bushobozi bwo gukomeza kubarwanya adafite, baraje bamutwikira mu nzu iwabo wa Kabarisa. Baravuga bati apfa ababaye. Ntabwo bemeye ko yapfuye, ahubwo bukeye baragarutse baramusanga, basanga yicaye ku zuba yahiye uruhande rumwe. Kanamugire yahiye uru ruhande yicaye ku kazuba, n'ubundi yarategereje gupfa. Hari igihe cyageraga ubuzima abantu bakamuhaga, avuga ati yaba naripfuye. Baraje baravuga bati yaba ari we Kanamugire se ubu koko? Bamuciyemo ibice bitatu kugira ngo bemere neza ko yapfuye. Batemye umutwe bawushyira hariya, batema n'igihimba bagishyira hariya, babitema ibice bitatu, bemeranya neza ko yapfuye, bahirikira muri tuwarete yari ihari. Hanyuma twebwe rero aho twari turi, twabonye ko papa akomeje kwinangira no kuguma mu nzu, twigira ahantu mu myumbati. Tujya mu myumbati yari ku kabande twihishamo. Mu gihe twari twihishe, hamanuka igitero cy'isoresore zivuye hari Kabuye, sinzabu zari zitumbutse, ziraza igihe zigeze hakuno, turi mu myumbati yari ku kabande. Hagati yacu na hano Kabuye hari amasaka meza rwose. Ni naho twari twabitse ibintu, twari twafashe amavarize dupakiramo. Icyo gihe habaga amavarize n'ibindi bisanzwe ko twashyiragamo ibintu, dupakiramo ibintu tubishyira mu masaka. Nabyo ngaza kubabwira ibyabyo n'ibyabo. Ubwo icyo gitero cy'isoresore zarimo zivuga cyane, zifite imihoro, zifite ubuhiri, bafite amacumu, bafite amabuye, ibihosho, bamanuka bivuga. n'abana bari bato. Jenoside yakoranye ubukana ku buryo bayitoje bakayitoza n'abana bato. Nta muntu wari urimo urengeje imyaka 22 ko nabibonebaga. Baramanutse baravuga ngo natwe tubice, natwe tugira aho twicira. Urumva bari basizani Kabuye kabaye, abantu bashize. Baraza baturukira ku mwana w'umukobwa, numva niba ari byo atari byo simbize, ariko umwana bamuturikira umuntu muri metero hakurya ku musozi, nawe uri ku wundi biragoye kumenya ko ari we. Ariko baravuze ngo tubonye Kayitesi wo kwa Noseni, ngo twari twarabuze. Noseni Kayitesi mwarimu ari we se wo Kayitesi yaratuye hano hirya gato. Rero Kayitesi yingira ngo yari umuhererezi wabo niba ntibeshye, ari umukobwa witonda ukiri muto. Bamuhuriza izo ntwaro y'ibihiri, barahonda. Narumvaga nyine nahitaga ndeba ku ruhande, barahondagura, ntiyatakaga, barahondagura. Barangije bamukiranya mu masaka,
aho mu kabande bya bitwe twashyizemo ntibabibonye ahubwo bagera kuri ya myumbati twari turimo. Bageze kuri ya myumbati baravuga ngo naho hari n'inyenzi, birashoboka ko haba hari n'inyenzi, ngo ntazirimo. Barazamuka bageze ruguru, undi arababwira ati nyamara inyenzi zirimo. Bafata ibibuye bateramo amabuye muri iyo myumbati, bateramo amabuye, ibuye rimwe rifata mama hano mu mutwe usaduka. Mama urasaduka, mbona ataye ubwenge, yarahabatiye fisi wacu afite umwaka n'amezi, mbona aramurekuye yikubita hasi, nanjye ndamuterura kuko wumva umuntu yagukubita ibuye uceceke. Mama yahise avuza induru, bati mwivanemo, muzamuke mugire vuba mwivanemo kugira ngo tubasangemo. Turazamuka tuva mu myumbati turabasanga. Mama arababwira ati rwose ntabwo jyewe ndi umututsi, ndi umuhutu, nimumbabarire. Baratureka kubera Imana, ati rero ngo nimutahe iwanyu, kuki mwagiye kwihisha? Turazamuka tugenda twihishahisha tujya mu mashuti yacu. Icyo gihe nari twaraturanaga, mama yarabagaburira abahutu n'abagome. Twajyaga tuburara acubanuye inkono y'imyumbati n'ibishyimbo ngo kwa Gaperi baraburaye, ntabwo nabyibagirwa, nawe ari hano Kizigera nayavuga. Agacuranura inkono ati mwebwe ejo muzajya gukura ibindi muteke, ariko ntibaburaye kuko twaragiye tujya ahitwaga kwa Sefigi. Uwo musaza yari umusaza ufite umukecuru witwaga Dafroza. Tujyayo ubwo yari jye na mama n'abandi n'abana banjye ko grande sœur nakurikiraga yabaga kwa nyogokuru handi ku Kaburyo navuze mbere, mvuga ko ari imiryango yari yaragukiye. Ubwo tugeze kwa Sefigi, bwa mbere nabonye Kayitesi bamuhondagura. Undi muntu nongeye kubona turaho kwa Sefigi nyuma ya maguru yari ku maboko na Kayitesi ku rutugu rw'Abarundi. Undi muntu nabonye ni Papi wo kwa Ntoni, mama we namubonye hano nakomere. Papi yamanutse ku gisagara yihuta, agwa mu gitero cyabo. Bari bakoze bariyeri, buri metero yabaga iriho bariyeri, agwa mu gitero cyabo. Ruguru bari bamwihubanye, hari bariyeri yari hano kwa ruguru kwa Kereti munsi ya Kiliziya, aho bari bamuretse aramanuka. Ageze ku kindi gitero cyari haruguru yo kwa Dawidi, hari bariyeri n'abari benshi cyane bahirunze. Ndabyibuka baramubwira ngo ugiye wanyenzi we, arababwira ngo ntabwo ndi inyenzi, ngo ngende umuhutu. Batugiye he? Ati ngiye Ikabuye. Yari yataye ubwenge. Ikabuye bari bagize neza ko abantu baharara bagombaga kwicwa. Papi bamuhurizaho intwaro, barakubita baratema abasaba imbabazi. Papi ntiyapfuye, yakomeje kuborogeraho. Aba bantu abahutu n'abagome n'aba baranicaga byibuza bagasiga baguhwanyije, ntukomeze kubabara. Kuko muri icyo gihe haje kwicwa undi mugabo witwaga Celestine, twari duturanye nawe, bamwishe nabi. Yari inyuma mu ishyamba ryo kwa Bihehe, yaboze nk'icyumweru asaba amazi. Nuko na Papi byamugendekeye. Umuhungu wo kwa Dawidi witwa Maburisi niba ari hano nawe yigaye, yamusabye amazi. Aramubwira ati Mabure ko twiganaga wamba bari kwanga amazi yo kunywa. Maburisi aramubwira ngo ntayo nguhaye, ngo pfupfuye, ngo n'ubundi wari shefu w'ishuri, ngo wajya kunyandika ibintu nk'ibyo, ngo amwima amazi. Papi aza kugira haranogonoka. Turaho rero bazaga gutora abana b'abahungu, ariko uko baza kubatora mama agakomeza kubabwira ati ko ntacyo mpfa namwe, ko ntacyo nabakoreye. Bamubwira ati niba uri umuhutukazi rero genda ujye iwanyu. Aradushorera aratuzamukana, nta mahitamo yari afite, nta nubwo yari agiye iwabo kuko nawe nta buhungiro bwari buhari. Baramubazaga ngo si uri uwo kwande, akavuga ngo ni uwo kwa Nzabarinda. Yishe abantu nabi Nyakibungo ku Kaburyo, ngo Bakonyozi, ngo Batsobe, yabishe nabi. Ariko mama nyina akavuga ngo ni uwo kwa Nzabarinda, ko bari bamuzi. Baramubwira ati ngaho uzamuka ujye iwanyu. Icyo gitero cyari kiyobowe na Bihehe n'uwitwa Twitsi n'abandi bitwaga Bamaritini n'abandi bo mu Gahoko bitwaga ba Manuel. Ubwo turazamuka, mu gihe tugeze imbere y'urugo rwa Bihehe nibwo
umukobwa we w'imfura witwaga Nikuze yaririye uyu murumuna wanjye aravuga ngo turigana ngo papa ngo ntibajye kumwica ngo mureke yizire hano kubera ko abana b'abakobwa batona kuri se yabanje kubyanga ariko umwana biririye aramureka ye navuga ngo ni Imana yagira ngo igende irokora abantu. Ubwo twe twarazamutse binahise sigaraho turazamuka twihisha turagenda tunyura kuri bariyeri yari hari mama arabwira tugende umuhutukazi baramureka tugaho iwanyu tugeze ntiyakata inzira iwabo Nyakibungo ahubwo tujya kwa Manuel Sebazungu nawe niba ari hano yigaye kandi bajye bagira umutima wo gusaba imbabazi turahari ngo twarabababariye rwose ariko bajye baturasaba imbabazi. Tugezeyo Manuel asohotse mu nzu ndabyibuka ahagaze ku muryango aravuga ngo ntabwo ashaka kw'imbuga ye igwaho amaraso y'abatutsi ngo ntabwo ashaka kubona amaraso y'abatutsi ku mbuga ye ngo ni mugende ngo mumve mwumvura mugende bahamagarire baze babice. Mama aratakamba baranga turongera turakimirana turagaruka turaza tujya kwa Kamanzi ngira ngo abenshi baramuzi yabaye burugumesitiri hano umugore we yari inshuti na mama cyane naho tujyayo tuhageze Cecilia abwira umugabo bati Veneranda n'abana bari hano. Kamanzi agira ngo ni Veneranda wo kwa Kiduhira aravuga ati bihorere. Kamanzi asohotse yadusanze mu gikoni aravuga ngo ngo nabangabo ngo ndavuze ngo mumvire mu rugo mugende ngo nta ngenzi nta gaciro zigifite ngo muve hano mugende. Turongera tucira iburu turakimirana tugaruka hahandi kwa Sefigi ari ubyara ubihehe narutwise turahicara turahaba twihishe ariko baza kureba tukiri inyuma gato turi kuri ya bariyeri baratwambura gusa gihe mama babwira ngo n'umutukazi bareba ko ngo nta muhungu urimo bagakora kutupipi ngo bumve ko bakakwambura nyine bakareba bakakuraho. Tugarutse kwa Sefigi nibwo bagumaga baza kuvuga ngo barashaka abahungu twari dufite abahungu babiri twari abakobwa batanu n'abahungu babiri. Ndibuka Rashidi yarambiraga ngo mwebwe nabe namwe niba ari bubice ngo barashaka abahungu gusa. Mama abonye ko bikomeye aterura Fisi aramujyana akushyira Kirisitini uwo yari umuhinzi wacu wa buri munsi uhoraho. Ndibuka yajyaga abwira mama ngo nibikomera urabona biriya bintu bari barabiteguye bari babizi yavugaga ngo nibikomera imyumbati ngo n'aya mateke ngo ni jyewe ngo uzabyitwarira. Mama aramubwira ati siwe wabikoze se ati uzabyitwarira ati nta kibazo rwose. Mama aterura rero Fisi agira ngo amushyire Kiziti na nyina aramujyana aramuheza ambwira ati ndebera akana ndabona abyakomeye abahungu bari kubatwara cyane. Akihava Kiziti yaramuteruye yaramushoreye ntiyanamuteruye yari umwana muto ushyikira hafi kugira imyaka 2 ashorera Fisi aramujyana. Umwana agenda akamubwira ngo njyenye hehe aramujyana amushyira uwitwaga Pakome wo kwa Mariseli bari batuye kuri uyu musozi nyine muri Jagwara ariko mu ibango ryaho harebana no hakurya. Pakome yamufashe gutya aramucurika atema umutwe ugwa mu cyobo asigarana ikindi ajugunya hejuru. Kiziti aragaruka yishimye ko inyenzi bayishe. Isoni kuri mwebwe mutigeze muhisha babagiriye neza ntabwo twabura kubivuga. Mwaraduhemukiye nimutihana Imana izabibaza muzapfa nabi. Ubwo Rashidi nawe agahorana ubwoba kandi koko bazaga buri munsi kumureba ko no hari buri munsi bazaga kumutora nk'Imana bakamureka. Igihe kimwe rero baramujyana Rashidi ntiyagaruka. Icyantangaje nakigeraho mu kanya aho twari turi murabyumva ko nari masigaranye na barumuna banjye babiri na Rashidi nyine. Rashidi baza kumujyana ntiyagaruka dusigarana na mama na bitagisebe kiri kubora yari yaraboze hano hanuka ariko ibyo ntibanabirebaga. Ndagira ngo mbabwire ko mama bamuhingishaga guhera saa 12 za mu gitondo mu kabande hariya agahinga saa 8 bakamucyura
yagera mu rugo bakamuha ikijumba agatora ikawa kugeza igihe aruhiye. Ibyo nabyo ndabyibuka. Tukiri aho rero umuhungu waho witwaga Rutwitsi Jerome Singirankabo aravuga ati reka njye kwisabira akana kazajya kamfashiriza imirimo yo mu rugo. Jerome yaraje abona nyine ije gakuru wari urimo, ije mukuru wari urimo, aramfata ngo mujye mu rugo njye gufasha, njye mufakorera akazi ko mu rugo. Narahageze muri urwo rugo, nkihagera ikintu yambwiye cya mbere yarambwiye ati tujye iwanyu kwa Musafiri ari huzuye inzu nshyashya. Nibyo papa yuzuye inzu nshyashya tutaranayitaha, yari imbere y'indi nyine n'ibiraro biri hepfo. Ati nubwo baba babisahuye ariko za nzugi n'amaburiti n'amategura nanjye nabitwara. Tujyayo ndabimutwaza, tukajya tubitwara n'abandi barabugirwa yayoboraga ngo yari afite umusaveri. Abana benshi baramwumviraga ngo bari abasaveri b'abahutu nyine, tukajya tubiseha tubizana. Ibyo birangiye tujya muri ya myumbati turakura. Narayitonoye runo rwara ruvamo, uru rwari rwaravuyemo kubera gutonora iyo myumbati twabohoje iwacu. Igihe nk'imisi nkinga yishize arazamuka ajya ku Gisagara afite umuhoro, agaruka ambwira ibintu byinshi. Ni nabyo makuru menshi nagendaga nyamya ko yazaga akabimbwira byose. Yaraje arambwira ngo mvuye ku Gisagara, ngo ariko ngo mbonye bishe databuja Karori n'uwo kwa Kireti. Mamivete ukomere, ntabwo navuze uko naciye ku mirambo yo kwa Kireti ihekeranya amaraso, imivu y'amaraso ari myinshi. Ariko icyo gihe bwo Karori menya yaratarapfa. Ubwo Jerome yarasarambira ati mbonye Karori bamuteye inkota mu mutima ihinguka mu bitugu. Ati databuja baramwishe. Karori yavukanaga nyine na Kirimeni, umugabo wa nyakwigendera Mama Ngabire Drosera ubuke mahoro nawe. Ubwo ati nabonye bateye Karori inkota mu mutima ihinguka mu bitugu. Ati nanjye bitarumva ntinyitse ngomba kwica. Ati ninyabije nyuma ya kwibereshi ku mashuri masanga witwa Sendumba yari kwa Gaye hano hakurya. Ati nanjye ndamuvumbura mpitamo kubita ubuhiri. Ati musize munogonoye. Barakomeje, we n'uwitwaga Bihehe mukuru we barica, bakajya bagiye bagenda bakica bakaza n'inkabuye bakica. Kuko muri icyo gihe nibwo nibwo bwa mbere numvise n'imbunda, nkajya numva imbunda bari baziteye ku misozi ikikije uyu musozi barasa. Nuko nabo bakaza ngo gutanga sapoti. Ndabyibuka ko bazaga guhorahoza abatapfuye. Igitero cya Jaguar cyari kiri murabizi, yewe nta nubwo nari nzi ko Jaguar nibwo nabimenye. Jaguar yari mbi cyane, cyari igitero cy'abantu babi b'abagome bicaga nabi. Araza bakajya baza guhorahoza abatapfuye hano i Kabuye, akaza akavuga amakuru yose akayavuga numva. Ntabwo nari nzi igihe kinagendereye. Araza aravuga ngo mbega ukuntu abatutsikazi bari beza, ngo Serafi ngo nubwo umugore wanjye ngo ugenzuye neza wasanga ngo Hamisa ngo akurusha igitsina, ngo abatutsikazi barateretse. Kumbi nyine murabyumva, abantu baba bapfuye bakanabyimba nyine uko bababonye bakagira ngo hari niko bateza imbizi. Ubwo avuga gutyo, ariko anavuga ngo harabo babohoje, ngo harabo barongoye, ngo babarongo basangaga batumbye gutyo ngo bakabarongora intumbi. Nuko Jerome turagumana hashize nk'ibyumweru nka 3, ndumva ari mu kwa 5. Mbere yaho gato ntaragera kuri iyo aho ngaho yarambajije Jerome maranye nawe nk'icyumweru atese
nambaje ngo ni kwa mimi nditaba ngo waba waragiye mu mihango y'abakobwa, ndamubwira ngo ntabwo mbizi, nabyo bintu simbizi kandi koko ntabwo narizi. Ngo waba waragiye mu mihango, akajya bisubirisha mu nyoya, agakora mu gatuza, akumva nta mabere arimo, arambwira ngo umunsi nakubonye upfunyitse warabimishe ngo nirwo rupfu rwawe. Mwihorera. Hanyuma hamusize nk'iminsi 3 arongera arambwira ngo ntabwo wigeze ujya mu mihango. Ndamubwira ngo hoya, ngo rero ngo ndashaka ko tuzabyarana umwana. Yikiriza, namvaga ameze nk'utuzuye. Hari mama yaratarapfa, murabyumva aragiye yabo kwa Sefigi. Ndagenda ndamubwira ni mama, Jerome yambwiye ngo arashaka ko tuzabyarana umwana. Mama yubitse umutwe mu gitenge, ararira cyane, ararira. Mama arambwira ati ugende umumbwirire, umunyingingire, umubwire mu kinyabupfura cyane, umubwire ko mushaka. Yaranyumviye, aragenda asanga mama aramubwira ati hangane, umwana agira imyaka 18, nagira imyaka 18 ni wawe uzamurongore, dore amasambu zubaka yara ku muhanda, uhatwara ubashyira amazu, urugo rw'umugore wa mukuru n'uyu rwose ari kwihangane, agira imyaka 18. Ndashimira mama nuko yatashye, ariko byibuza yatumye abasha kundinda nk'ijisho. Jerome yarandinze akajya ndinda, ntabankoragaho. Metero niwe wari koseye wacu. Metero yaratuye abagana munsi yo kwa Kereti, bagana ku muhanda ruguru. Metero yajyaga avuga ngo ntabwo ashaka umuzukuru wa Daniel uzagusigara, timuzabacunge bagiye kuvoma mu batsindeyo. Inkuru yataha kuri Jerome akavuga ati umuntu uzica Hamisa nzamumukurikiza. Tubaho dutyo. Hashize nko hagati mu kwa 5, ntabwo amatariki nyibuka neza, murambabarira, nibwo nyina umukecuru witwaga Dafroza, umugore wa Sefigi, yavumbuye musaza wanjye Gasasi tugiye gushyingura. Amuvumbura Masaka. Gasasi rero yarabaye umweru umubiri wose. Yaramuvumbuye, amuhereza uwari responsable wo hakurya yitwaga Rehu. Nibuka kari agasozi kari hakurya yacu ukuntu yitwaga, yari responsable yitwaga Rehu. Rehu aravuga ati wamuhaye umuhungu wawe se akamwica. Rehu amuzanira Jerome, bamudusangisha aho mu mbuga. Gasasira aravuga ngo nimubabare, ntabwo nzongera kuba umututsi. Yari yarabaye umweru, afite imikoro umubiri wose. Nuko Jerome aramubwira ngo se wakani ko kakunaniye kukica, ubuse nguyo bukicira. Jerome yikoza mu nzu, azana umuhoro mushyashya yari afite. Azanye umuhoro mushyashya wubambuye ngo amwice. Umwana amanika amaboko, iyo foto ntigirwa mu maso. Gasasira amanika amaboko ati mbabarira, ntabwo nzongera kuba umututsi. Aramubabarira, aramubwira ngo dahariza ndagira inka yarabohoje. Undi yarabohoje inka, yarabohoje n'imbwa yo kwa Kereti, yari imbwa y'umukara. Yarabohoje mu bayagiye mu babikira amavuzi yatisa, abohozayo imyenda yitwaga Benoite, menya yarapfuye. Yari yarabohoje ibintu byinshi, harimo imiceri, harimo amashini yatsa mu mbabura, ariko mu byo yabohoje harimo n'inka n'imbwa. Iyo nka rero aravuga ngo Gasasira azajya yimuragira. Aramuzana amutereka aramubwira ngo ntungerere mu nzu, ngo ntabwo inzu yanjye yajyaga inyenzi. Yamwicaza ku muryango. Gasasira aricara. Ndamubwira nti reka njye gukuzanira ibiryo, nari nishije umuceri n'amafiriti, ngiye kugira ngo mwarure umuceri n'amafiriti. Serafine umugore warambwira ngo ntunkorere ku biryo, ngo giye turebe ibijumba biri hano mu nkono. Hari harimo ibijumba byazanye imisatsi, bya bijumba biba byaragaze bishaje. Ndagenda ndagifata ngikuraho umusatsi, yasamye ngo atabire biranga, agitereka hasi.
hashize nk'isaha Jerome arankurura njyana mu gikari arambwira ngo utekereza ko uyu nguyu aruta Rashidi wanjye. Rashidi ni wakurikira guyo, kumbi Rashidi niwe wamwishe. Ubwo yaramishaye, ariko ibyo nibyo ubundi yavaga kwica akampa raporo yose akabivuga, ariko yishe Rashidi arabihisha kuko yagiye agapfukamika kuri tuwarete ruguru kwa Kereti, haba hajyanaga abantu benshi cyane. Yari tuwarete, yaritegereje kuza tuwarete, ngo amupfukamisha ku mwobo, amukubita ubuhiri hano, Rashidi agwa mu cyobo. Ubwo rero arambwira ati uyu nguyu araruta Rashidi wanjye, araruta agasaberi kanjye Rashidi. Nuko ati ngiye kumwica. Ati none se mwica ureba, tinyange ucisi wigendere. Bose naracecetse, nari magatiye umwana we wadushaga ibiro, yari afite umwana tw'amana munini cyane. Muhagatiye abwira Gasasira ngo Gasasi ngo ngwino ngo tujye kumazi inkwi hano munsi y'urugo. Naho hari tuwarete itaruzura barimo bacukura. Atwara agashoka, kari agashoka gato kangana nka gutya, ngo bagiye kuzana inkwi. Yageze ntabwo nagiye kure, ariko natinyaga kureba aho bica umuntu. Cyakoze nari ndi hafi aho, amukubita agashoka mu mutwe. Umwana arana aramubaza ngo wamanye sha, ngo wamanye ohoya, ngo wamanye sha ohoya. Amusubizamo aracoca ajugunya mu mwobo. Ndashaka kwihuta mwihangane n'ababiranye, ariko icyo gihe ubwicanyi bwari bukabije. Ngiye mbona hano iwacu barishe cyane mu minsi yajyanye, bakajya bica abantu benshi ko babikoraga nk'akazi, baziduka kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, barakomeza barica. Noneho baza gushaka kwigabiza n'inzu z'abatutsi batari basakambuye. Nibwo rero natwe yavuze ati tuba mu nzu mbi, dukwiye kujya kuba mu nzu nziza. Yari yarambagije baza guhorahoza abatutsi bari hano nyine. Aha turi hari umuryango wo kwa Misheri, hari umugabo witwaga Kagabo, yari afite inzu nziza isize karabasasi itukura. Niho twimukiye, abozi inzu tuza hano. Tugeze hano ntabwo yampaye agahenge. Nijoro yacungaga umugore wasinziriye, akankurura ati ngerekeza kuri tuwarete. Tukajya urumva ryari itongo, tutarakora amasuku, tukamanuka mu binyabasanya tukajya mu rutoki muri tuwarete. Umugore agahita abyuka akadukurikira. Ni nk'Imana. Nuko tuba hano, ariko tuza muri iyo nzu yo kwa Kagabo. Ku irembo hari imirambo ya Tereza, numvaga bavuga ko ari Nyirakazungu, niba ariwe simbizi, ariko hari umurambo w'umukobwa mwiza wari uri nko mu gisimu hano ku irembo. Aho naho yambwa yajyaga igenda, yari yazanye n'izindi mbwa zarabaye 3. Mu gitondo najya kubyuka ngasanga amaguru n'amaboko y'abantu zazanye ku muryango ngiye kuvoma. Ngasanga nkahita mvuza induru, navuze induru ngo bayiki, imbwa zazanye amaguru y'abantu hano n'amaboko. Ubwo atizigize ngahagarara ngatitira, imbwa nkazirukana zikongera zigaterura amaguru n'ayo maboko zikagenda. Muri icyo gihe nibwo murumuna wanjye nawe aho yari ari kwa Bihehe, yari ahishanye n'abandi bana b'abakobwa. Umwe muri bo Bihehe yaramubohozaga, yaramugize umugore. Bihehe yari yaramugize umugore kugeza ubwo yirukanye umugore we Karabudiya, ajya iwabo mu Gahoko. Karabudiya abona ntibizavamo, ahamagara umukobwa we mukuru amutekerera uburozi ngo abashyire. Ubu umukobwa aje nk'uko mubizi abakobwa bakundana na base, abyereka papa we. Ise aramubwira ati genda ujugunye muri wese, ubwo narwo bararokoka. Ariko muri icyo gihe bari baragabije imirima yacu, barakuyemo imiyenzi ngo imbago ngo amasambu nyina afatane. Nibwo muri Murangeti nahise bamanukaga bagiye mu kabande bajyanye imigozi gutera. Nibwo baciye kuri papa, kuko papa yapfuye mu mizo ya mbere nabaye simbuka na byacitse. Ariko
papa yavuye mu mizo ya mbere ko yari yanze guhunga, igitero cyarabishe kizamuka kibyigamba, baraza babwira mama bati umugabo yapfuye, dore n'imyenda ye turayambaye, yari afite ikote rya kwire n'ingofero, yakunda kwambara ingofero y'urukinga, byose bari babyambaye bamwishe, ariko bamusiga ku musozi adahwanye. Niko rero ngo nabwo nabimenyeye, ndaza kubigeraho gato imbere. Binayisa amanutse rero agiye mu kabande, nabo bari bikoreye imigozi bagiye gutera ijumba, nibwo yaciye kuri papa. Imbwa yo kwa Bihehe nayo itwara itako rya papa Binayisa areba, iraterura umuhungu wabo ngo wari muto wari uhagaze wakurikiraga umukobwa mukuru, aramubwira ngo bonye ukuntu imbwa, sinibuka izina ry'iyo mbwa, biteruye ngo so ngo nuko nawe nzakwica mu Misiri imbere agendana icyuma, ngo papa ari uburenganzira kandi ari umwana ukiri mutoya. Imbwa iterura data, umuvandimwe areba, agahinda afite nuko n'amagufa ye menya yatatanye ntayo turabona, niba baranateruye bakayahisha bazihangane batubwira aho bayashyize nabo tumushyingure. Ubwo byakomeje bikomeza gutyo abantu bapfa. Noneho twemba twari twarabuhoje hano bishyira mu kwa gatandatu, nabwo hari no mu kwa gatandatu ku itariki 3 izo ndazibuka, kwari ku munsi w'isoko, turasa arambwira ngo tujyane amasaka ku isoko. Ibyo babahoza menyabyari bitangiye kugenda bibishira nabyo, twikoreye amasaka tuyajyanye mu isoko n'umugore we. Tugeze hariya mu kabuga duhura n'umuhungu witwa Simehu n'undi witwa Filipo kwa Bushakwe yari konseye wa hano, Filipo yarabe konseye yarabe se wabo Filipo. Turahura Filipo na Simehu, babwira Rutwitsi bati uyu mwana mujyanye. Igitero cyavuye muri Jagwari cyazamuye nyina n'abarumuna be babiri babishe, ati na nyina tumusize ku Gisagara, ntabwo tuzi niba batari bumwice. N'ubu bajyana bari kuvuga ko baje gutora uri kwa Bihehe n'uri iwawe, kuko badashaka umuntu wo kwa Daniyeli usiga urokoka. Nuko Jerome atese umusiga ati musige, ati ni mumunjyanire musiduze mu rugo ajye mu gikari ndahamusanga. Mu by'ukuri mu gikari hari harasenyaguritse kandi hanyuraga ibitero byambaye ibirere mu mutwe. Ndavuga nti ndumva afite ubwoba bwo kujya muri uru rugo. Barambwira abo bahungu bombi ngo nintitemo uwo tujyana. Simeho sinari muzi cyane, uwo nari nzi ni Filipo. Ndavuga ngo ndajyana na Filipo, turamanukana tujya kwa Filipo. Ngeze kwa Filipo nihuse, Filipo yayahishije ibitoki ari mavoma ngo yenge, anzanira ibishyimbo ndarya. Arangije arambwira ngo ese ngo ntago waba umugore. Ndamubwira ngo ndaceceka, ngo none se ntabwo uzi gukura, uzi gutera intabire? Ndamubwira ngo gukura ndabizi no gukutira inka ndabizi. Ati rero ngiye kukugira umugore. Ati Jerome hano hari akanyana dore nenze n'ibitoki. Ati Jerome ndaza kunzamushyira urwagwa muri iyi nyana hanyuma kugumana. Aranyingirana nari ndwaye inkorora ikomeye cyane, ise wabo Shakwe n'igitero yari ari kumwe nabo banyura ku muryango, inkorora ibereye nabi. Numva baravuga ngo kandi wasanga ngo Filipo yifitiyemo agakobwa hano, uwo wasanga bitsemo akanyenzi. Urugi rw'ibiti umuntu areba gutya anyuzamo akareba, narabonaga yicaye mu nzu. Baravuga ati niba mufite nimureke nawe yirwaneho. Ngo Filipo ava kuvoma aragaruka agakomeza kuvuga nkuru zo kunagiye kungira umugore. Twicaranye ku buriri ndetse yakuyemo imyenda, mbona umubiri wose n'umweru, yararwaye ise ikabije, yarafite ise ikabije. Ariko kubw'Imana yaramwadizaga amenya wenda ari kuntegura simbizi, ntacyo yantwaye. Ahubwo Jerome yaje kugaruka. Mu kugaruka ageze mu rugo kwa Kagabo twari twarabohoje, asanga Simari. Ajya kwa Simeho asanga Simari. Simeho amubwira yuko nagiye na Filipo, amanuka azunguza umuhoro. Aramubwira ngo hamisa icyo yabaye. Ndamubwira ati ntacyo yabaye ndamufite. Ngo ntabwo wamurongoye? Ngo hoya, ngo ntabwo namurongoye, ngo ahubwo nagira ngo tubiganireho. Aramubwira ngo ibyo byibagirwe, ibyo usanga icyo wamukoze nabwo gutema. Ubwo arahita anyigiza ku ruhande arambwira ngo hano mubwire. Ndamwegera
arambwira ngo ngiye kukubwira inkuru ngo ariko nurira ndamugukurikiza. Yarazamutse nyine, icyo gihe yazamuka ajya ku isoko, ageze ku Gisagara asanga icyo gihe mama Hunga bamaze kumwambura abana babamwiciyeho, nibwo yakomeje anyura no ku gitero cy'abagabo kuri bariyeri y'abagabo yajyaga Mukande. Mama yagize ubwoba bwo gukomeza ati wabo ko bari bamuzi, yerekeza Mukande, bari barabyaranye muri batisimu n'ahitwa kwa Fabiyani. Aca ku gitero cy'abagabo baramureka, ageze hepfo ahura n'umugore witwaga Cecilia, wari simwibuka neza umugabo we ariko nawe arazwi. Ahura na Cecilia ngo aramubwira ngo bari bacikiye, ati uciye kuri bariyeri, ati niwe ntabwo uri Veneranda se sinkuruzi. Mama yari yaranambutse cyane, yari yambaye mbere y'uko ajya aho ngaho cyakoze yaciye ari kwa Kamanzi. Aciyeyo madamu wa Kamanzi ibitenge arabimwambura byose, asimusigira kimwe, aramubwira ati n'ubundi ugiye gupfa, ibyo bitenge bisigire. Mama aramucuza, asigarana ingobyi y'umwana n'igitenge. Niko rero ngira ngo iyo migozi nayo yamuraburije, bituma Cecilia amwitegereza, iyo migozi y'igishoro. Ageze namufashe rero ati nanjye uyu munsi turakwicira, natwe abagore tugira ubwoba bwo kukwicira. Cecilia yaramuzamukanye amurenza kuri yaba yera, ati uyu yarabacikiye se umugore wa Musafiri ntabwo mumureba. Aramuzamukana bageze kuri centre, amujyana ku cyobo kiri hariya bayitaga ku Gitega. Hari icyo gihe ndabyibuka hariya kwa Ntamuhanga batuye kwa Bagasaza, hari icyobo bamujyanayo. Mama yishwe n'abagore 6, mama yishwe nabi, bamukubise uburiri, umukubise igikenyeri, umukubise igiti, umukubise ikibando. Mama yapfuye ababaye, na cya gisebe cyari cyaramuboreyeho hano mu gahanga, murabyumva. Mama umwe muri bera namubwiye ati wampaye akagage kuri nyota inyishe, aramubwira ngo urapfuye, akanya karashobotse, ubundi wabikoye iki? Kandi hari mu kwa gatandatu ku itariki 3 mama yicwa n'abagore 6. Mu kugaruka abagore, umwe muri bo yitwa Nosiyata, yaje yambaye ijipo ya Beata wo kwa Rutabana. Aravuga ngo natwe abagore turamwigandaguriye. Bari batangiye kwigana imvugo z'abarundi. Hari umukecuru bahuye arababwira ati ndabona ubuhiri butotobetse, ngo bwarimo bujojoba amaraso. Mama bamaze kumwica bamutaba, baravuga ati muze murebe n'ubusaga Abatutsikazi ukuntu bwasaga. Umuhungu umwe ngo arababwira ati ko muruzi ko ari ababyeyi, ko ari umubyeyi mugenzi wanyu, namwe murabizi ababyeyi batanga ubuzima, ariko icyo gihe barabumwambuye. Arababwira uwo muhungu ati mwamutwikiriye, mwamupfutse, ngo hoya, ngo muze kumuta mu cyobo mumucuritse, ngo ariko abantu babaze bari ubusa bw'Abatutsikazi uko bumeze. Mama yanamaho, baje kumuta mu cyobo nyuma. Yarakomeje muri icyo gihe baravuga ngo inkotanyi zigeze kuri Ngiryi, abaha akaduruvayo ko guhunga inkotanyi. Ndashaka kubivugamo gato cyane. Ngiye nahunganye nabo, ndagenda ngerana, tugeze ku Kanyaru, abarundi batuye no Mututsi, ati muzane tumwice. Jerome ati iwacu turashakana, abanyarwanda turashakana, mama n'Umututsikazi, uyu mushiki wanjye Sara na mama atariko ni umuhutukazi. Baranyambura abarundi, bakuramo imyenda ku Kanyaru, bavuna inanutse cyane, n'ubundi nari gato cyane, bareba mu kiganza izo ntoki zanjye, batuye n'Umututsikazi uratubeshye. Arabinginga, turambuka tugera i Burundi. Tugeze i Burundi naho ndahavuga iminota mike. I Burundi inzara irahatwicira, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ntatampaye agahenge. Yakomezaga kumbaza ko ntarajya mu mihango. Rimwe arambwira ngo nimushyurize amazi, ngo mujyanire mu rutoki, niho hari muri dushe. Ndayashyushya, ati jyanayo nayisume njye koga, tubinjyanire. Mbigejeje yatugo uhabume, araza akuramo imyenda, atitsirita. Jerome akuyemo imyenda, yasigaranye boxer, niyo mahirwe nagize. Ariko n'ubundi narebaga mu maguru ngo atengurwa. Naratitiye pe, ndatitira, ndamutsirita mu mugongo, nkajya nditira akabyumva ko ndi gutitira. Arambwira ati humura. Umugore waza yihuta ku biturushyi, ati tugende, twashyanuhe. Aranjyana, ubwo ubona ndarukize. Ntabwo twahatinze, yaravuze ngo naraguhishe, kandi koko yari yamishe.
aravuga ngo naguhishanye kubera ko inzara yari ikomeye bano bigura impunzi bazijyana mu bugabira niba nibuka neza, aravuga ati ntabwo nzajya kureba komine yacu, ati kandi naraguhishe mpisha na Dorosera nyakwigendera Mama Ngabire, ati mpisha n'umugabo wa Costasia nawe ari hano akomere, ati abo bose nahishe, ariko we yapfuye n'ubundi bari bamaze kumwica umugabo we yarasohotse ageze hirya baramwica. Ubwo aravuga ati we na Dorosera rero muzavuganira ku Nkotanyi bene wanyu nta kibazo ntwara nanjye ndabwira rwose nta kibazo. Ariko hagati aho bajyaga badutuma kugaruka mu Rwanda tugusagata tuzanye n'abana bamwe muri bo tukabohoza ibintu byo kurya tugasubira i Burundi gutyo gutyo. Ubwo icyo gihe rero cyabaye turagaruka tugeze mu Rwanda, Inkotanyi zarakoze ntabwo dufite uburyo twazishimira ariko zarakoze. Ubwo twageze mu Rwanda noneho nsanga njye nanze kuva kuri uyo nterahamwe, ndabyibuka ndashimira Pasiteri Karangwa yatanze ubuhamya hano, yazanye n'Inkotanyi bwa mbere kuntwara ndabyanga kuko bari batubwiye ko Inkotanyi ngo zibaga abantu, ngo zica, ngo zifite imirizo, bagenda natiganya nabo menya nayo nabaza no gusa nabo hari barambwira bati ndababwira ntaho najya. Yarazanye n'umusirikare Karangwa ndabyanga, ndabashimira ntabwo bagiye kure, ejo barongera baragaruka nabwo ndabyanga. Inshuro ya gatatu nagiye kuvoma nkaba n'abandi bana bari bacitse ku icumu, barambwira tuzaveyo twihurije hamwe turi mu babikira abaguzi ya Kristo, ati tubayeho neza. Nuko bagarutse ku nshuro ya gatatu ndababwira nanjye ndagiye. Abo uwo mugore arambwira ngo no kugira ikintu na kimwe ntwara ugende uko mpagaze uko, neruye igitenge nacyo arakinyambura ugenda. Bavandimwe mwacitse ku icumu ntabwo tuzongera gupfa, dufite Imana, dufite Inkotanyi, dufite na Kagame. Imana yarakoze. Ubwo naragiye rero Inkotanyi zinshikiriza abandi bantu aho bari dutangira ubuzima. Nyuma ya jenoside tujya muri Oruferi na Kwitaba naho badufata neza, tukabashije kwiga. Leta y'ubumwe yarakoze idushyiriraho ikigega, farije iratwishyurira. Ubu nariyubatse ndi umubyeyi ubyaye abana 5, mfite abana 5. Ndashima Imana n'umugabo wanjye unihanganira mu bihe bikomeye nk'ibi. Hari igihe bigera bahinduka ariko akihangana, Imana nk'umugisha. Kayisire Dieudonné nawe ni Inkotanyi, icyo gihe nawe yabugendaga amubuza benshi muri icyo gihe adampa amateka. Nariyubatse rero, narabyaye, narize, mfite bachelor's degree muri accounting, kandi nyuma ho gato ndangije kwiga nakoreye association y'imfubyi zirara za jenoside. Izo projet ziza kurangira nk'uko mubizi. Nyuma tugira dukora ibiraka, farije jade ibiraka nkakorana nabo. Ubu naho ariko ndikora umwuga w'ubuhinzi hano mu gishanga, twafite imiceri mubirenda kwera n'umuhanyura, murahabona hari imiceri byo ubundi gukora n'akandi kazi mfite. Ndashimira Imana, ndashimira Perezida wa Repubulika ababasha kumwongereraho mu kigo cy'izindi cy'Inkotanyi. Niwe numva nahobera, ariko ndanamukunda by'umwihariko. Muzamubwire ko mukunda, ndamukunda. Imana ibahe umugisha. Nasoza mvuga bagenzi banjye bacitse ku icumu, mukomeze kwihangana. Twapfuye kurya, ntabwo tuzongera gupfa, dufite igihugu cyiza kidukunda kidutekerezaho. Mukomeze kwihangana. Murakoze. Kandi mukomeze gukomera no kwihangana, twibuke twiyubaka. Murakoze. By'ukuri baraduhemukiye, baduhaye uburozi budashira, batubibamo urwango. Abana b'Abahutu bica Abatutsi, ariko turashimira yuko hari n'ababashije guhisha abahigwaga. Rero turashima Inkotanyi zabashije kugarura amahoro, ndetse tugashimira na Leta y'ubumwe yo yabashije kongera kuduhuza tukaba umwe, tukimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda, tukaba nta Muhutu, nta Mutwa, nta Mututsi,
twese tukaba turi abanyarwanda. Muri aka kanya ndagira ngo nsabe umuhanzi wongere yigira imbere adushyireho indirimbo yaduteguriye. Murakoze.